Ubona gute ko umuntu afite inshuti nyanshuti? Ubucuti bw'ukuri bugaragara mu bintu byinshi. Urugero, kuba indahemuka no kwizerana, gushyigikirana mu byiza no mu bibi, kumvikana no kubabarirana mu gihe habayeho amakosa, kudakurikirana umuntu kugira ngo ubone indonke. Ikintu cy'ingenzi ni ugufashanya no kwizerana. Inshuti nyayo ntikugambanira, ntikugirira ishyari, ahubwo igushyigikira mu buzima bwa buri munsi. Impamvu nyinshi zitera ibibazo mu mibanire. Iya mbere, kubura itumanaho ryiza. Iyo abantu bataganira neza, habaho kutumvikana, ubugambanyi no kubeshyerana. Iyo habayeho kubura ukuri, ubucuti burahungana, no gukeka ko undi aruta mugenzi we. Iyo umuntu atishimira intambwe ya mugenzi we, ashobora gutangira kwanga cyangwa se kumwanga. Kudaha umwanya ubucuti. Niba udasura inshuti yawe cyangwa mutaganira, urukuta rushobora kuzamuka hagati yanyu. Kutihanganirana. Abantu benshi ntibashaka kumva impamvu mugenzi we yitwaye uko yitwaye. Ugahitamo kumucira imanza